kabaye none nsokanye na madamu nta kibazo kirimo ahubwo wowe ikibazo cyawe ni kimwe wowe turi kugenda uba winyirengagiza wabona utundi dusore nkabona kwitwara ukuntu pazenda twashakanye utawunda akosisheri wagiye ureka umunabi ubona koko ibintu byose mba nari kubikora neza turi kumwe toza akubwo tuzajya tugera mu rugo bibamora ko nako tuzajya dusohoka tugende ari sawa nitugaruka duhondane koko akosheri nawe jya wihangana ibyo bintu rwose ntabwo njya mbikora ubwo ariwe nta wasi ubwo wenda uraje umbwira iki n'iki reka twigendere nk'uko bisanzwe naribi njye ariko urabizi ndagukunda sheri nta n'abandi nakubangikanya rega mbese cyabinyemeza ni iki mba namubwira n'ikintu mukunda reba ukuntu uri bogari reba nyine ndi bogari ndabizi ariko nta kintu ntwaye ntacyo ikibazo cyawe nyine ni uko ubuzanamo ibyo ngibyo nawe ubona inzira uguze kugira ngo uri kumwe na madamu wenda musohotse nubona undi mugabo mbona utangiye kuregura ijosi gutyo umureba unsize ni rya fuhe ry'abagabo ariko si udafuye uba uri umuntu ukunda uramufuhira niyo mpamvu nkunda kugufuhira shubu cyakoze ndagukunda pe ndagukunda cyane ku buryo utanabitekereza nta kibazo ko buriya ibikorwa bizigaragariza ntacyo sawa nareba sawa tugende noneho we kadogo ve hano sha ve hano rero ngo ureba amasaha ageze kure reka nsohokane na madamu turagiye uyu munsi turi muri wikende ubwo wowe ureba amafi ari mu kabati urumva urabyumva ndabyumva shefu urabyumva uyateke neza ku buryo uri buze njye na madamu n'ifiriti nyine nawe urabyumva nyine si ibintu se bigendana yego ndabyumva usanga noneho ngaho ujya mu kazi sawa bosi kandi ubikore neza nta kibazo ndabikora neza sawa mugire urugendo rwiza kandi yego shaka do koko akorera kamwerekereza mutwaze marete basi wenda uri ko nkwemera sheri cyo ko zirankunda cyane ajya bayitwara batemwa bacomekamo oya abagabo nyine batwaje abadamu baba babifashe gutya wacyambara gutya so ni byose isaha oya waba uri kwerekana nyine ubuturage haza byuko kandi sha kandi dutuye i Kigali so bizi rega twigende no kuri kamera tugiye mugabo gaca meze ute sawa bofre komera cyane amaye ni mwiza nibyo ngo musohokeye hatasohokeye hariya dore hariya kuri rataje hariya niho njyanye madamu rega turi muri weekend wakintu sigaye mubanye neza ariko ko nari icyuki ndabibona sigaye mubanye neza mukora wenyine oya ntabwo nari nabibonye ko mukoraho gusa hari umeze ndaho ntabwo heruka ku muhanda ngo tunywe icupa dore umugore araguheranye se kumperana rero ariko uyu mwana utamwitayeho nese kutavuga nyine imisatsi yari iri ku gutwi hano nibyo nari ndimo mutunganyiriza ngarekera none umeze neza ariko turaho rwose meze neza nese ko umujyanye hirya ariko umugabo none ndikubona noneho none se niho ugiye kunywera se cyane niho tugiye ahubwo tugende wenda ku kabari byaranze ariko se wa muntu we nkorera 2,000 ariko bibiri umuntu azaninda gutya wajyana igicuma cya kera cyagiraga koko ariko hayutuze umugore kaba yitayeho umugabo wanjye afite igicuma hoya nari mbijyanye na bya bicuma bashyiragamo ubushera kera ariko nawe ukarushiza ntabwo ari sawa ariko gaca nta mutima mubi nanjye ndimo njyari haruguru ugiye hari haruguru mbese umugore wawe ubwo si yakuroza usigaye utwara na marete si uburinganire se ariko si buringanire ujya umuha marete ubwo uraje ubye ngo yarandoze none siko nyine umva utarabaye inganzwa mu rugo ariko abagabo muri iyi minsi umugabo utakigera ku kabari uraba utaramuheranye neza mugashaka gusenya ingo z'abandi mukundana tudakundana ariko Kamari aragusuza akira ngo ngagera y'amahoro natwe katumwera icupa aguze kumureba Kamari noye ndibeshye bye gaca nta kibazo ibyo bintu nitujya mu Rwanda gusyonyo uzi ko burya bwose twagendanaga nzi yuko bya bintu uzi ko bitoroshye ngo Kamari hase uriya mungu duhuye bita Ivode namureba agakora imisatsi akora hehe yewe kabishywa yambwiye ngo nguhe mareta cya kuko wajya mu biziranyeho kubera iki se yimaye ntayigwaza se yawe nubwo nayigutwaje ngo Kamari ngaragusuhuza ese uzaba uri mu rugo uvuge nabi n'ube no mu muhanda untemberanye nabwo uvuge nabi urantangiye
sheri niba ari ibyo ngibyo byerekana nigendera. Genda n'ubundi sha none tubana mbazi. Ngiye guma n'urugendo rwawe wenyine wasanga n'abandi mugiye no guhura. Ushaka njye kwira ka gakorwa kwirgiriye ko kwanuza ko kwa Samuel. Genda sha. Igende naye kagenda. Rero Pierre. Muye na gaca na wa mugore wiwe. Ngo bagiye kwa yataje yararuguru. Yamutwaje na marete da. Kuno barara bakembagurana. Baratemana uruzu ku rukundo bafite. Nawe da. Gusa nakubeshya afite umugore mwiza pe. Uyu mugore we ni mwiza ariko barakemba. Ngiye iyo chance aba cyose. Nta kimuha. Ariko birengiye kuzamwinjirira. Nome yakagatanya. Gaca se ko nabatoroshyera. Twari turimo kuganira none nkazaya mwikozaho gutya ngiye kubona mbona ahindukira gutya amushyira hirya uriya nubwo barara batembagurana ariko gaca aramukunda nta rukundo hari igihe ari uriya mugore rero kuko gaca niyo ari kugenda aba ari kumuvuga uriya mugore niyo namutere ndakambyarira gusa nabyara Matisi ariko biriya bintu ese buriya muri iriya teje baramaramo iminsi ngahera uko abantu basaba amafaranga buriya baragerayo ntago mbizi pe uko nagaca ari umuhehesira gaca se gaca nawe nyine udukobwa se yatuzengereje wasanga nabikora urumva ariko uriya mugore we mbona ari we uheheta cyane umugore we se nese umugore aheheta yavuye mu rugo umugore we n'ukuntu mfite ikibazo agenda akareka kandi yarahuye ari kumwe na David arahirya uriya mugore ajya ava mu rugo we reka nzakubwira ahubwo mbwira bagira umukozi ko nshaka kujya kumureba gaca adahari yagiye mu kazi bagira umukozi ariko umukozi wanywa agacupa uzamukubita igihumbi cy'amagana undi agiye kunywa agacupa usigare kuvuga yishaka ese umugore wanjye abimenye ko yanyica umugore wawe nawe se ko atoroshyera uriya mugore wawe uriya yewe yagutwikana nawe ntacyo yanwara ariko ntago nkubeshya ariko burya nzamubwire ko ari akazi tugiye gukorana hari ibyo twakoraga umugore wawe naramuka yakunetse akabimenya nubwo yabimenyeho gake ntago muzakiranuka nakubeshye numvaga namuhobera kamamamo ubibare wongere uze kuwongera ubibare gusa ndabateranyije ndamubwiye ngo Kamari aramusoza se Kamari ndamuzi n'abanazanye ntabyo nzi ko nawe rero nurisi ko nabonaga bateranyije se ubwo ubundi n'ubundi se yashakaga umwiza yumva muri iki Kigali azamutunga ariko nanone gushaka umugore mwiza nkuriya ahubwo uri kunyereza reka ngende njye kuneka neza ukundi bunane nawe ntacyo njye kubinywera ntacyo nyine reka ikomereze nawe urumva ubwo tuzahura mana yanjye ngiye ndumva n'urugo rugiye kuzansaza umugabo arambwiye ngo agiye kunsohokana tugeze mu muhanda dutangira gushwana atangira kuzana ngo iby'abandi bagabo mugiye wakishakira undi mugabo ubundi cyangwa se nanjye nkahamagara wa musore tuya tuvugana wenda nkareba ko yansohokana tukigendera uyu mukozi ndamugurira segisa zirazaje si birasa abakozi bo mu rugo ndavunjisha ariko uriya mugore ngombe cya kigabo se cyagiye kabisa ndabona ki kandi sugeze hano gute nese ubwo uko mbere uko uduhura n'umugabo wawe ugeze hano gute mada ariko abagabo musigaye muturusha n'amagambo amagambo tansuzugura hanyuma se buriya bugambo avugaga wagira bugaragaza suzugura kandi nzamuye amafaranga wabyumva na etaje reba hano ndayafite menshi amafaranga ndayafite ahubwo simva mubwire bigenze tukomera duhura n'umukumwe na mugabo wawe mbona yarabyibushye asigaye umugabo rero iki sera ko mugabo byawe nagareshereshe ukamana ufite agahinda murangire Nyabarongo umuntu wese afite ibimubabaje umuntu wese mu rugo rw'aba afite ibimubabaje ntabwo wabimenya ushatse kumbwira uko ariko zuba kwa sari aramujyamo hano mukatujisha mukazaya museka twebwe se niko biba bimeze ariko mu rugo rwacu twiye twimereye neza umeze neza reka ngutunganyiriza ariko rero nibona hinje kureba ndashaka ko nyine dutangira tukagira mfite nanjye ndagusohokana urangurira iki se barebure na mwiza twese ndagenda nambaye n'ibitenge niba turajyana ibitenge uriya mugabo wawe ntakigenda ubwo se ufite gahunda we bose uransohokana hehera ntacyo gahunda ndayifite uko numva utangiye kuvuga kure kandi arenga hano hirya kwa Jacques muri ndagaswe ngenge muri ndagaswe yego ye hehe ariko uzi ko wanesheje agaciro cy'ingenzi se uko turaganira njye nawe nge reka
nyine twigire muri ya hoteli. Hoteli. Jyanye tuza. Umugabo kujyanyo ndabibonye dini ko zubakwa. Okay. Ndakujyana no higa kwa Jacques naho mfite ubushobozi. Njyewe ntabwo nahemera niba ari ibyo ngibyo reka nigumire mu rugo. Ese mada bundi nkubaze. Twahereye mukayambwira ngo wowe n'umugabo mumeze neza ukabemeye gusukana nanjye. Aha. Ngagenda Ese waruzanywe n'ubugambo kandi? Ngagenda witunganyiza tugende. Si icupa rimwe urarirenza. Aha. Ese ko mbona n'imodoka bazanye turajyana n'amaguru. Mfite imodoka. Imodoka ndayifite. Ahubwo mbaza ngo ni ubuhe bwoko? Waguze indi se? Mbaza ngo ni ubuhe bwoko? Naga yari yindi yigeze ahandi haterera itigonga moteri. We ntago iginanirwa wose irahagira. Mbaza ubwoko bwayo ahubwo. Ni iyihe se waguze se iyihe kandi? Iyo modoka nayiguze nyiri mu nda ya mama. N'amaguru yanjye yanga yamfite. Nizere ko ari Vigo. N'aya maguru mfite imodoka yanjye ndiparikanye nayo hano. Yo! Umvaga ari yindi rero. Ahubwo itunganye vubuze tugenda. Ariko bana yanjye nyine nubwo ugiye kunsohokana ari kuri n'umukene. Kuyanjye se. Ntacyo reka ngende. Kege no kuzubakwa se.